uyu ni umutaka, uyu ni umutaka, uyu ni umutaka murawubona. Imana tugiye neza, Imana turengere. Uyu mutaka murawubona, Imana twiteho, murawubona, murawubona. Uyu mutaka, uyu mutaka murawubona. Uko uyu mutaka ari mwiza mubona gutya, nagiye kubona mbona habayeho ikintu kimeze gutya. Murabona kuntu ari mwiza, murabona kuntu ari mwiza uyu mutaka. Ariko nubwo ari mwiza, ufite umutaka ntiwanyagirwa, ufite umutaka wawitwikira, ufite umutaka izuba ntiryakwica, ufite uyu mutaka imvura iguye wayugamamo, ufite uyu mutaka wayugamamo amashayi. Ariko uko mubona uyu mutaka, murabona gutya, ndawukata, ndawukata. Uyu mutaka uvuyemo ibipande bibiri, uvuyemo ibipande bibiri. Nagiye kubona mbona umutaka lebikota, mbona usadutsemo kabiri, mbona asigayemo inkingi. Ubwo nabona gasigayemo inkingi, ndabwirwa ngo hari abantu benshi Imana yaregera neza, ibaye imitaka, ariko kubwo kurangara imitaka yabo yabaciceho, basigaranye ifite ibimeze nk'inkingi, basigaranye ifite nk'inkingi. Imana tugiye neza. Imana yambwiye ngo hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo, hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo, bese bari bugamyemo bibabera ubwugamo, bibabera ubuhungiro. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bibahindukiye ubusa mu maso yabo. Ndabwirwa ngo hari ibigaragara nk'agaciro k'ibikomeye, hari ibyo biringiye bikomeye. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bitaye agaciro. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana ibanatwe. Ndabwirwa ngo ibyo bitaye agaciro, ibyo abantu bari bubakiseho, ibyo abantu bari biringiye, bigatuma badakora Imana. Abantu bazi gukorera Imana, bagakwiringira Imana, biringira imbaraga zabo. Ndabwirwa ngo ibyo bari biringiye byose bihindutse ubusa. Imana tugiye neza. Uyu mutaka nubwo wari ufite, ariko kuko amaze gusaduka, imvura iramusigwe ntibyakubuza kunyagirwa. Ndabwirwa ngo harimo abantu Imana yaragiye amasezerano kwizabagira neza, ariko baza kurangara. Icyarigaragaga ngo imitaka yabo byamaze guta agaciro, basigaranye inkingi. Imana tugiye neza. Habayo kunyagwa mu buryo bukomeye cyane, abantu baranyazwe, abantu baranyazwe. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana dutabare. Rede bi kontare reboze kotebo. Nuko Eliya abwira Ahabu ati ndabona igicu, ati ndabona igicu, kandi igicu, iki gicu kigushije imvura idasanzwe, kigushije imvura idasanzwe. Yemwe abanyafurika, yemwe abanyafurika, yemwe abanyaburayi, abanyumva aho bari hose ku isi, imvura izanyagira benshi. Imvura ntizatinya abakomeye, imvura ntizatinya abanyamafaranga, imvura izanyagira, izanyagira abantu bose batari mu Uwiteka Imana. Imvura izanyagira benshi. Ndabungo ati ndabona igicu, kandi igicu kigushira imvura. Iki gicu gifite imvura, kigushira imvura idasanzwe, izanyagira benshi, izanyagira abakomeye, izangiza byinshi. Imana tugiye neza, Imana turengera, Imana twiteho. Repi kontarere bose koterebo, ngo kuko baye kunyagwa mu buryo bukomeye cyane. Pepele bose kontarere bobo, habaho igihe cyo gusuza umutima. Redepi konta zepi kontarebo, habaho igihe cyo gusuza umutima. Rerebo to pele bose kontarebo. Mbona undi muntu uhagaze ahantu ku musozi, gasozi karekare, umuyaga ari mwinshi umuzunguza umukubita hasi, kandi ukamugara hirya no hino. Ndayimgije ndabwirwa ngo harimo abantu bafite ibigiragezo rebose kontarebo, ariko barasenga bageza aho wumva rebose kuto ngo Imana itakibumba. Rebo ndabwirwa ngo Imana ikora igihe mbere y'igihe sigena nyuma y'igihe sigiye. Ndabwirwa ngo Imana ije gusoheza abantu amasezerano yavuganye nabo. Rebi kontare rebose kontaba, imaje kurengera abantu bayo, imaje kurengera abantu bayo. Rebi kontare rebobo, zebi konsi konta. Ndabwira uyu muntu reboze kontarebo witwa Dorokasi, reboze konta, rebo ari muri Afrika y'Epfo. P redeboze konta, ze reboze kontebo, ari afite ubuzima mu mugoye, ariko yifuje uburyo yagaruka no mu Rwanda. Reboze konta, zebo ariko byaranze. Reboze kontebo, ariko Uwiteka
uwiteka agucira inzira rebo kuko ni Imana itabarira kure ndetse na hafi zepi konse konta ndabwira umuntu witwa Francine uyu muntu witwa Francine rebo ze kontarebo rebo de kotebo afite ubukwe zebo kotebo amaze imyaka irenga 10 butegurwa ariko bugende bagarara kubwo impamvu zitandukanye rebo ndabwirwa ngo umuntu Imana ikoye mu gisika isenge igisika cy'abademoni uwiteka yabwa icyubahiro zepi konta rebo ze konta ndabwirwa ngo mbwire uyu muntu zepi kotebo witwa Jemuvi afite uburwayi bumukomeye cyane mbese mu ndaye igihe cyose aratonekara arashya ubundi umurukaka mu mutwe afite ikibazo kimugoye cy'uburwayi ariko ndabwirwa ngo zepiko toheje imbaraga z'abademoni imbaraga z'Imana hari Imana je kurengera uyu muntu Imana ikamurwana kandi Imana ikamutabara zepiko nta ndabwirwa ngo nanone mbwire hari umuntu ubwo nari ndaho ngaho naje kona mbona umuntu afite urubanza rumugoye rumaze igihe kinini aburana ibintu by'amasambu ndabwirwa ngo Uwiteka kubera umutabaza kubera umurengezi akubera umutabazi. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nitwa Ben, nkwaye ikaze hano kuri YouTube channel yacu. Ni umuyoboro mwiza w'ivugabutumwa, unyemerere ujye ukore subscribe kuko utarageze uyikora kugira ngo tuturusheho kubana umunsi ku munsi. Ni rwa rugendo rw'ivugabutumwa tuba turimo buri munsi. Unyemerere ubane nanjye muri uyu mwanya. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ushize twarabanye mu butumwa butari bworoshye kuko abantu ngira ngo beshi mwagiye mwandika muvuga yuko iminsi turimo kuko ari niya nyuma dukure kumenya uburyo tugenda muri uru rugendo. Hanyuma reka mwakire, birashoboka yuko wamumonye ari ubwa mbere, aratwibwira amazina anadusuhuze kugira ngo tuze kubana tuziranye. Tugoye ikaze mushumba. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kavuzanduru Ndibyari Celestine. Ndibyariye Celestine, tugoye ikaze hano kuri YouTube channel yacu. Nyemerere tukwinginge udusengera Imana kugira ngo umwuka wera aze kutuyobora mu mwanya tuyo kwinjiramo. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Reka dusenga Imana. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba none wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba none wirira. Topile boze kontrerebo soti bi kontarerebo sole boze kontrerebo lele bodo kuto robi etaya shawrizibo enidrai topile boze kontar manu shimwe tole boze kontar manu habwa icubahiro urumurengeze urumutabazi urumukozi umuhanga uri Imana dukunda uri Imana twubaha Mana ndakwinyize bana natwe kuko umurimo wa mwiza utuyobore urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye amen Amen. Amen. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana mwijuri bane natwe. Imana tugeneza, Imana dukomeze, Imana ibe mu ruhande rwacu. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga ahangaha mu gitabo mu bami. Turebe hano mu bami, Imana tugire neza, Imana mwijuri bane natwe. Turebe hano mu bami bice 18. Haleluya. Twumva kwavuga. Haravuga ngo abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 41 twumva kwavuga. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana mu ijuru ibane natwe, Imana dukomeze. Haravuze ngo Mana we bane natwe, Imana ishimwe cyane. tukomereze amaboko, Imana mu ijuru turengere tukugirireho umugisha. Haravuze ngo maze Eliya abwira habati haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Mirongo na kabiri akavuga ngo nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura, Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Imana tugire neza,
Imana mu ijuru ibane natwe, Imana dukomeze kandi Imana turengere, Imana twiteho. Twongeye dusome nanone hano mu gitabo mu Itangiriro, dusome hano mu Itangiriro ibice byaho ni 7. Dusome hano mu Itangiriro ibice byaho ni 7. Umurongo waho nuwa 4. Mu bice 7 Itangiriro umurongo waho nuwa 4. Imana tugire neza. Wa 4 turahita dusoma n'umurongo wa 12 na 13. Kadusome mu izina rya Yesu. Wa 4 haravuga ngo bice 7 kuri 4 haravuga ngo kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi mu minsi 40 ku manywa na nijoro nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. 12 haravuga ngo 12 haravuze ngo imvura imara iminsi 40 igwa mu minsi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjira muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yefeti abana be n'umugore we n'abakobwa be uko ari 3. Imana tugiye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana ibane natwe. Dusome amagambo meza y'Imana, amagambo y'Imana. Imana tugiye neza. Imana ibwira Eliya hanura Ahabu, yavuga ngo ndabona agacu, ndabona igicu, ndabona igicu kidasanzwe, kandi iki gicu kizanye imvura. Ndabona igicu, mbonye igicu, iki gicu kandi kigushije imvura. Mbonye igicu, nditegereje mbonye igicu, mbonye igicu leboze kontarebo, kandi kigushije imvura. Iyi mvura iguye leboze kontarebo izengurutse amahanga menshi. Ndabona igicu, yewe Ahabu ndabona igicu, ndi kumva igicu kandi iki gicu kizanye imvura. Ndumva igicu, ndabona igicu kandi iki gicu kizanye imvura idasanzwe. Iki gicu gifite imvura, iki gicu gifite imvura iremereye, igicu kizenguruka mu kirere gifite imvura iremereye, kandi imvura kisandaje kwisi. Rele bi kontare leboze kontarebo, imvura kisandaje kwisi. Imana tugeneza, Imana turengere. Nanone igihe kimwe Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo ibarize inkuge winjiremo ndetse n'abantu, kuko hagiye kuzagwa imvura idasanzwe. Ngiye kusemba kwisi ibifite umubiri n'ubugingo, kuko mbabajwe cyane n'ibikorerwa mu isi. Imana tugiye neza. Ngo Nowa abwira abantu ngo nibaze binjire mu nkuge, ariko banga kumva. Ariko igihe cyarageze imvura iragwa. Imvura imaze kugwa, Nowa yinjira mu nkuge ndetse n'umuryango we. Ariko abantu benshi bazitungurwa nuko imvura yari itangiye kugwa, baza gukomanga, barakomanga ngo Nowa dukingurire. Nowa ati sije wakinze. Imana tugiye neza. Ati sije wakinze, sije wakinze, sije wakinze. Lebi kontarere bobo. Imana tugiye neza. Hari igihe abantu bajya banga gusenga, ndabwiye ngo abantu bari kwanga gusenga, hagiye kuba igihe cyo gusenga amasengesho amatakira ngoye. Abantu benshi baze gukora Imana kuko ari kwagiye gusenga amatakira ngoye. Imana tugiye neza. Abantu benshi banze gusenga, ariko ndabwiye ngo nimbwira abantu ngo ibibasengesha biraje. Imana tugiye neza, Imana turengere. Ndabwirwa ngo rero Imana tugiye neza, abantu nibasenge kandi bambare imbaraga z'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rigera kuri Yeremiya hanura, nako Eliya hanura Ahabu. Eliya arabwira Ahabu ati ndumva igicu, kandi iki gicu gihatse imvura. Iki gicu gihatse imvura. Lebi kontare leboze kontare. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare. Murabona uyu nguyu ni umutaka, uyu ni umutaka, uyu ni umutaka, uyu ni umutaka, uyu ni umutaka. Murawubona. Imana tugiye neza, Imana turengere. Uyu mutaka murawubona, Imana twiteho. Murawubona, murawubona uyu mutaka, uyu mutaka murawubona. Uko uyu mutaka ari mwiza mubona gutya, nagiye kubona mbona habayeho ikintu kimeze gutya. Murabona kuntu ari mwiza, murabona kuntu ari mwiza uyu mutaka. Ariko nubwo ari mwiza, ufite umutaka ntiwanyagirwa, ufite umutaka wawitwikira, ufite umutaka izuba ntiryakwica, ufite uyu mutaka imvura iguye wayugamamo, ufite uyu mutaka wayugamamo amashayi.
ariko uko mubona uyu mutaka murabona gutya ndawukata uyu mutaka uvuyemo ibipande bibiri nagiye kubona mbona umutaka lebikota mbona usadutsemo kabiri mbona asigayemo inkingi ubwo nabona agasigayemo inkingi ndabwirwa ngo hari abantu benshi Imana yaregera neza ibaye imitaka ariko kubwo kurangara imitaka yabo yabaciceho basigaranye ifite ibimeze nk'inkingi Imana tujye neza. Imana yambwiye ngo hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo mbese bari bugamyemo bibabera ubwugamo bibabera ubuhungiro ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bibahindukiye ubusa mu maso yabo ndabwirwa ngo hari bigaragara nk'agaciro k'ibikomeye hari ibyo biringiye bikomeye ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bitaye agaciro Imana tujye neza Imana turengere Imana banatwe ndabwirwa ngo ibyo bitaye agaciro ibyo abantu bari bubakiseho ibyo abantu bari biringiye bigatuma badakora Imana abantu bazi gukorera Imana baniga kwiringira Imana biringira imbaraga zabo ndabwirwa ngo ibyo bari biringiye byose bihindutse ubusa Imana tujye neza uyu mutaka nubwo wari ufite ariko kuko amaze gusaduka imvura iramusigwe ntibyakubuza kunyagirwa ndabwirwa ngo harimo abantu Imana yaragiye amasezerano kwizabagira neza ariko baza kurangara icyari garaga ngo imitaka yabo byamaze guta agaciro basigaranye inkingi Imana tujye neza habayo kunyagwa mu buryo bukomeye cyane abantu baranyazwe Imana tujye neza Imana turengere Imana dutabare rede bi kontare reboze kotebo nuko Eliya abwira Ahabu ati ndabona igicu kandi igicu iki gicu kigushije imvura idasanzwe yemwe abanyaburayi abanyumva aho bari hose ku isi imvura izanyagira benshi imvura ntizatinya bakomeye imvura ntizatinya abanyamafaranga imvura izanyagira abantu bose batari mu Uwiteka Imana imvura izanyagira benshi ndabungo ati ndabona igicu kandi igicu kigushira imvura iki gicu gifite imvura kigushira imvura idasanzwe izanyagira benshi izanyagira abakomeye izangiza byinshi Imana tujye neza Imana turengera Imana twiteho repi kontare bose koterebo ngo kuko baye kunyagwa mu buryo bukomeye cyane tepele bose kontere bobo habaho igihe cyo gusuza umutima rede bi konta zepi kontere bobo habaho igihe cyo gusuza umutima rebo topele bose kontere bobo ngo ndabona igicu kacyo gicu cyuzemo imvura kisandaje kwisi ngo kandi kigushije imvura idasanzwe izanyagira benshi rebi kontere bobo ntabwo izatinya abanyamafaranga ntabwo izatinya uwizi ntabwo izatinya igikomangoma cyangwa se umwami zekotere bobo igifite agaciro nuko waragiye muri Yesu Kristo akakugamisha pele boze kontare bobo kandi habaye igihe cyo kugenda urugendo runini pele boze kotere bobo yemwe abanyafurika muhaguruke musenge mwambara imbaraga z'Uwiteka Imana kuko ikinabwa igihe cyo gusinzira ahubwo ni igihe cyo gushaka Uwiteka Imana rebi kontare bobo dore habaho igihe cyo gusenga amasengesho bamwe amasengesho ubutakira ngoyi mbese yo batakira ngoyi kuko banze gusenga bigishoboka rebi kontare bobo ijambo ry'Uwiteka Imana muri Zaburi 50 yavuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho pe rede voze konta rede voze konsi kontare bobo ndabwirwa ngo reboze kontare bobo abantu banze kwiringira imbaraga zabo z'Imana ahubwo biringira imbaraga zabo biringira ubwenge bwabo biringira amafaranga biringira ubutunzi Imana tujye neza abantu bamwe bamaze gukomera bomba ko nta Mana iriho ahubwo bagira ibindi basimbuza Uwiteka Imana kandi muri kamere y'Imana yaravuze ngo icyuro cyayo ndarahiye ntabwo nzajya undi ntabwo Imana icyuro cyayo izagira ibishushanyo bibajwe reboze koterebo dore ibintu bita agaciro dore ikintu kigize agaciro ni amahema ndetse n'imitaka reboze koterebo harahirwa umuntu uri
uri mu mutaka haleluya wa Kristo. Harahirwa umuntu uri mu bwisho bwa Kristo. Uyu muntu harahirwa, uyu muntu arahiriwe, uyu muntu arahiriwe. Reboze kontarebo. Ndabwirwa ngo kandi habaye igihe cyo kunyagwa mu buryo bukomeye kuri benshi. Habaye igihe cyo kunyagwa mu bukomeye, kandi habaye igihe cy'ibihombo, habaye igihe cyo kunyagwa, habaye igihe cyo gusuza umutima. Reboze kontarebo. Hariko nanone reboze kontarebo. Harahirwa abubatse ku rutare. Reboze kontarebo. Kuko uyu muntu ubatse ku rutare agira ngo n'inzu yubatswe ku rutare, imvura n'imivu biragwa ariko bikayisiga inzu ihagaze. Rebikoterebo mereboze konterebo. Ibigira ku nzu ku rutare niyo ku mucanga ni bimwe, ariko itandukaniro yo ku rutare izasigara ihagaze. Reboze konterebo. Nta rundi rutare mbabwira, nta rundi rutare twubatseho. Uru rutare ni Yesu Kristo. Uri muri rutare nateka zacirwaho. Uri mu rutare rwitwa Yesu. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara. Uri mu rutare haleluya. Nubwo aziye ku bwa Nowa nta kizamutwara. Reboze konterebo. Kuko ararindwe kandi arashinganywe. Reboze kota, reboze konterebo. Imitima reboze konterebo yabakorera Imana. Reboze konterebo nabi irihebye, imitima bakomeye irihebye, imitima abami irihebye, imitima y'bikomangoma irihebye. Isi yose icuza umwijima, isi yose bayo cyo gusuza umutima, isi yose icitse intege, isi yose ibaye umuhonge. Abantu barihebye mu buryo bukomeye, bafashwe n'agahinda gakomeye kuko banze kumvira Uwiteka Imana. Kandi abantu benshi bagiye gushaka amaso Uwiteka Imana bitagishobotse, 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 bitagishobotse. Ndabwirwa ngo harimo abandi bantu bibeshya kuko Imana yari yaravuganye nabo, yari yarabaguye kwizabagira neza, ngo ariko baza kurangara, baza kurangara. Kandi bari bafite amasezerano, kuko barangaye, bari bafite amasezerano, barangaye, bari bafite amasezerano, bari bafite amasezerano. Ariko kuko barangaye, ibyari imitaka yabo bisigara inkingi gusa. Byari ubwugamo, hasigaye inkingi. Ibyari ubuhungiro, hasigaye inkingi. Kandi hasigaye inkingi. Reboze kontrerebo. Reka mbaho urugero. Ufite umutaka nk'uyu nguyu, haje imvura ntabwo byakubuza kunyagirwa, haje izuba ryakwica, haje umuyaga wakwica, haje umukungugu wadugutokoza. Ariko wakureba yabona yuko ugifite ubwugamo, ugifite ubwugamo. Ariko kubwo kurangara bene benshi baranyazwe, 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 basigaranye igisa mbese na fotokopi. Ariko umwana areze kera. Ngwitegeze neza uburyo utwaye agakiza utabitse ingobyi, umwana yaraheze kera. Reboze kontrerebo. Ariko nubwo emeze gutyo ngo abayimanira bazi yabashyize ikimenyetso, abo ngabo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Nenda gusoza ndagira ngo mvuge izi message zigera kuri 3. Imana tugiye neza, Imana turengere. Kandi kubivuga ntabwo ariko tuba dushaka hiti, ntabwo ariko tuba dushaka kumenyekana ku bantu, kuko kumenywa n'abantu Imana itakumenye ntacyo byakumarira. Cyagaciro nukumenywa n'Uwiteka Imana. Imana ikumenye, haleluya, haleluya. Ngo niyaramuka ikwemeye izakwemeza n'abantu. Haleluya, haleluya. Yegeze bwirera imiramaze ngo uruziki ati ndabona inkuru y'umurinzi ati warewe neza uko niko ndindi ijambo ryanjye navuze kugira ngo ngire gute ndisohoze. Haleluya, haleluya. Harahirwa ubatse kuri Kristo, harahirwa ubatse ku rutare rwitwa Kristo. Uyu nguyu ameze nk'igiti cyati ruhande rw'amazi. Haleluya, haleluya. Mashimwe cyane. Ndi mwaho ngaho nagiye kona mbona harimo abandi bantu bagira kuri manga bari kurira. Nagiye kona mbona umuntu arihebye cyane, nagiye kona mbona umuntu arihebye, nagiye kona mbona harimo umugore. Haleluya, wehebye cyane, afite agenda gakomeye, afite umuntu we ufunze. Kandi uyu muntu we ufunze reboze kontrebo. Mbere yuko amubona yabanje kumuburira irengero, ariko Uwiteka arambwira ngo warasenze nta utageze, wakoze ibishoka byose, witabaje imbaraga z'abakomeye biranga. Ariko dore Uwiteka nyir'ingabo Imana yakurengeye kandi yagutabaye igufungura umugabo. Depuis reboze konta reboze konta, reboze konta, reboze konse kontrebo. Nagiye kona nanone mbona undi muntu uhagaze ahantu ku musozi, gasozi karekare, umuyaga ari mwishe, umuzunguzo umukubita hasi kandi ukamugara hirya no hino. Ndangije ndabwirwa ngo harimo abantu bafite ibigirageso reboze kontrebo, ariko barasenga bageza aho wumva reboze kutu ngo Imana itakibumba. Rebo ndabwirwa ngo Imana ikoreye igihe mbere y'igisigiye na nyuma y'igisigiye. Ndabwirwa ngo Imana ije gusoheza abantu amasezerano yavuganye nabo. Rebi kontare reboze konta
baba imaje kurengera abantu bayo imaje kurengera abantu bayo lebi kontare lebobo zebi konsi konta ndabwira uyu muntu leboze kotrebo witwa Dorokasi leboze konta lebo ari muri Afrika y'Epfo pe redeboze konta ze leboze kotebo ari afite ubuzima bumugoye ariko yifuje uburyo yagaruka no mu Rwanda leboze konta zebo ariko byaranze leboze kotebo ariko Uwiteka agucira inzira lebo kuko ni Imana itabarira kure ndetse na hafi zepi konse konta ndabwira umuntu witwa Francine uyu muntu witwa Francine leboze konta lebo de kotebo afite ubukwe zebo kotebo amaze imyaka irenga 10 butegurwa ariko bugenda bagarara kubwo impamvu zitandukanye lebo ndabwirwa ngo umuntu Imana ikoye mu gisika isenge gisika cy'abademoni Uwiteka yabwa icyubahiro zepi konta leboze konta ndabwirwa ngo mbwire uyu muntu zepi kote witwa Jemuve afite uburwayi bumukomeye cyane mbese mu nda igihe cyose aratonekara arashya ubundi umurukaka mu mutwe afite ikibazo kimugoye cy'uburwayi ariko ndabwirwa ngo zepi kote weje imbaraga z'abademoni imbaraga z'Imana hari Imana je kurengera uyu muntu Imana ikamurwanya kandi Imana ikamutabara zepi konta ndabwirwa ngo nanone mbwire hari umuntu ubwo nenda aho ngaho naje kona mbona umuntu afite urubanza rumugoye rumaze igihe kinini aburana ibintu by'amasambu ndabwirwa ngo Uwiteka kubera umutabaza kubera umurengezi akubera umutabazi akubera intwari Uwiteka arakurengeye zepikotebo ngo nkunda bankunda kandi bashaka intege n'umwete bazambona Imana ishimwe kwirengera abantu bayo Imana ishimwe kwitabaye abantu bayo zepikonta ndangije lebo bwo narinda aho ngaho nagiye kona mbona umumama leboze kote afite ikibazo y'abaciro ry'imigani zepikotebo yashingiye nk'abandi ariko kubyara byaranze ndabwirwa ngo hari imaje kumindura amateka ndetse nsoze kuri uyu muntu ufite abana bamunaniye kubitewe nuko binjiyemo n'imbaraga mbi bamwe bwenge ariko hari Imana igucyamuriye hari Imana igucyamuriye mbwire ni umumama afite nawe umwana w'umukobwa afite ikibazo cyo mu gatuza abura umwuka ariko Imana iramurengeye rero ngo Imana itabaye abantu bayo imagire neza abantu bayo Imana irengeye abayishaka Imana irengeye abayishaka abazi Imana bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari Imana ishimwe cyane jambo ry'Uwiteka Imana ribivuga neza muri Yesaya 60:2 ngo byuka urabagirane leboze kote byuka mama byuka papa byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje byuka ahantu Satani kuryamishije byuka muri izo ntambara byuka muri ibyo bigeragezo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje mbonye umucyo umurikira abantu benshi bari mu mwijima hari abantu Imana ivanye mu mwijima hari abantu Imana iremeye ubuzima izina ry'Imana mu ijuru nirihabwe icyubahiro Uwiteka ahimbazwe Uwiteka ahabwe icyubahiro rero tegeza neza umuntu wese buryo twagakizuza bwetse ingobyi umwana yareheze kera kandi buri muntu wese ashake ubwogamo nta bundi bwogamo mwabona ubwogamo ni Yesu Kristo abamere umugisha amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana nkatuyeho umugisha kuko uvugiye Imana neza kandi wemeye kuyikorera hanyuma abantu mube maso abantu mufite imitaka yacitse mube maso kandi musenga munasaba indi mitaka kugira ngo iyo mvura n'ibindi bizaza bikuncumuka bitazabageraho twegereje ku musozo nyemerere ninjye umukozi w'Imana musabene nimero ya telefone ndabizi ko ushobora kwifuza kuvugana nawe gusengerwa cyangwa se no kuba wamugisha inama mu bundi buryo unyemera nimero za telefone kugira ngo uze kubona ukuntu uza kumuhamagara ushumba waduha nimero ya telefone murakoze cyane nimero ya telefone 0788 66 Imana tugire neza reka dusenga Imana ndakunezera uri Imana amahoro imajyane zimakiranuka ikiza uhabwe icyubahiro ugira neza uri umutabazi umukozi umuhanga izina ryo Mesiya mwiza ahabwe icyubahiro nyema datu tugiye neza turenge turwane dutabare tugo tudukize ibiduhiga n'ibiturwanya byose bikurwaho gira neza ubwoko bwawe ngushime ko hari abantu uje kuvana mu mwijima ngushime ko hari abantu uremeye amashimwe hari abantu uremeye igitangaza hari abantu witayeho ukabagiye neza ukabarengera habwe icyubahiro Mana yera abadafite imitakuye bahe abakwibagiye bakumenye abaguye babyuke bagaruke mu bwugamo bwa Kristo urakoze ni mu izina rya Yesu mbisabye amen Yesu abamira umugisha.